yigize inshinzi. Kera Imana Rurema yiberaga i Busasamana ni ku Gisenyi, bukeye irema abantu ibuzuza isi. Nuko Imana irema abakire n'abakene, nuko abakire bahaka abakene. Mu bakene rero hakabamo umugabo witwa Magirirane. Rimwe azindukana n'umuhungu we Gashyende guca ubwatsi bw'inka mu kibaya cya Busasamana, aho iyo Mana yiberaga. Nuko bamaze kugwiza barikorera barataha. Hakaba haramutse igihu ku buryo batareba imbere n'inyuma. Nuko Magirirane agiye kubona abona igihu kirayeyutse ngo akebuke, abona umwezi urimo ikintu cy'umweru, arikanga abwira umuhungu ati, dore kiriya sha. Gashyende agikebutse ati, ubanza ari ya Mana bavuga ko yibera hano. Nuko Imana irarangurura iti, Gashyende we. Undi ati, karame. Uti se ubanza ahubwo niyo koko nk'uko ubibwiye so? Magirirane yumvise ko ariyo abwira umuhungu ati, ngiye kurwana nayo kahave rwose. Magirirane arinangira abayikubise ikibando ati, urabona ngo urangira umutindi abandi ukabagira abakungu? Agiye kongera kuyikubita irashwekura. Umuhungu we aramufata amubuza gukubita Imana ko yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Magirirane aramwiburungushura ayoma inyuma agira ati, rubanda rw'abakene, mvumbuye Imana, nimumfashe tuyibaze icyo yaduhoye. Nuko rubanda rwose rurahurura, yaba abakene yaba n'abakire. Abakene bati, urabona iyi nyagwa ngo iratwambika ubusa ikatwima amatungo n'ibyo kurya? Naho abakire bati, iriya ntindi yatwiciye amatungo itumarira n'urubyaro. Gashyende aboma inyuma abasaba kureka gutonta n'Imana. Abagore b'ibambe nabo babuza abagabo babo kwiteranya n'Imana. Abagabo baranga bayirukaho. Nuko Imana ibereka igihandure, nuko bagaruka bakoma agatoki ku kandi bagira bati, irye turye, amaherezo tuzabonana nayo. Bamaze kuyihihibikana batyo, nayo irahindukira irabarakarira iti, nzabatsembaho mwese nsigaze Gashyende wanyubashye n'abagore babujije abagabo babo kuntuka. Nuko ibahuramo ubushita burabamara. Nk'uko yabivuze, hasigara Gashyende n'abagore bonyine. Gashyende abonye ko asigaye wenyine muri icyo gihiriri cy'abagore batuka abagabo babo ko bamaze abana babo b'abahungu, nuko arigendera mu ishyamba rya wenyine. Nuko abagore babonye ko basigaye ari impehe bati, iri ni ishyano tugushije. Baraterana bibaza uko bazabaho batagira umwami. Nuko bagira inama yo kwimika umwami. Bajya ahahoze ari ibwami, bahararuza ingoma zahoze ari iz'ingabe z'imivugo, bazijyana i Busasamana. Bagezeyo bitoranyamo umugore urusha abandi ubwiza n'imico witwa Gasharankwanzi, baramwimika iry'ubwami bamwita Gishegabo. Amaze kwima atoranya abagore b'ingare abagira intore ze, abita inshinzi, ziba ingabo z'igihugu cye n'iz'abagore bose. Umugaba wazo akitwa Nyiragashibura. Inshinzi z'intore zimaze gutorwa zadukana urugomo rukabije, zahuka mu bagore n'abakobwa zirabadurumbanya karahava. Reka Gishegabo we si ukubakubita no kubatanga, arasara arasizora. Naho Gashyende aho ari mu ishyamba akumva abagore batambuka bitotomba bavuga n'inshinzi ze babarembeje. Bukeye haca umugore wagendaga wenyine yitotomba agira ati, ese mawe bakobwa bakowe kuriya gipfakare
gishenzi gishegabo n'inshinzi ze bazarokorwa n'uwamana ki mwoka byaramwe. Ngo Gashyenda byumve aribwira ati kuriya mugore ari wenyine wamwegera nkamubaza namenye ibyo avuga imvaho. Nuko aturumbuka aho yarihishe aza yomboka, nuko abaza wa mugore ati mbese uraho wa mugore we? Umugore arikanga akebutse abona n'umugabo umusuhuje, nawe aramwikiriza ati uraho nyakugira Imana? Ese ko abagabo bose bashize wewe warokotse ute? Nuko Gashyende aramusubiza ati narokowe n'Imana itamanuzwa. None se ubahe? Gashyenda amusubiza ko yibera mu ishyamba, ko yahunze kubera ko bashinjaga abagabo gutuma Imana yica abana babo b'abahungu. Umugore ati mbe data, twe hari aho turi ingima y'umugore ntitugeze ku buce? Gashyenda ati ese iyo ngoma y'umugore imeze ite? Nuko umugore aramukundira aramutekereza ati twabonye tubaye impehe, nuko twishyiriraho umwami yimika umugore witwa Gishegabo. Tumaze kumwimika nawe atora abagore b'ingare abagira ingabo ze abita inshinzi, none ariko zaturembeje. Yungamo ati harya wowe wibera he? Gashyenda ati sinakubwiye ko nibera muri iri shyamba. Umugore ati ngusabye kunjyana aho uba tukiririranwa tukaganira tugashira urwuba, hanyuma bwagoroba ngataha. Ku mutima Gashyenda ati izo mana nazikuraho imboga zizanye. Nuko ntiyatindiganya, dore ko nta wusendeganya umusanga, amuhonongeza muri iryo shyamba aho yaciye ikiganda, biyigandagaza mu ndiri baririranwa. Bigeze nimugoroba nyamugore abwira Gashyenda ati mperekeza tujyane iwanjye, uze tujye kwibanira uve muri iri shyamba rya wenyine. Gashyenda ati oya, abandi bagore sinabakira batazakunyiciraho. Nyamugore ati humura nzaguhisha ntawe uzakubona. Cyende yanga kumutetereza aremera baragenda, ariko agenda agononwa. Nuko barahaguruka, rubanda rushyizweyo, bagerayo ntawe ubacira iryera. Gashyende aruhagirwa, arasigwa, aranywa, ararya, araryama, aragwenyera. Umugore ati ngaha nashira agahinda. Gashyende abaho, izuba akaryotera mu gikari, ubundi akibera mu nzu. Umugore akamuhezura akamuha inzoga n'amata. Gashyende nawe agakunda agakora akazi ka nyir'urugo. Nuko haciye iminsi nyamugore asama inda. Hashize amezi 2 arakenkemuka. Nuko undi mugore buzuraga yamubona akabona asa n'utwite, nuko akibaza nyirakanaka yuko asa n'utwite yaba yarayitewe nande ko nta mugabo ukiba muri iki gihugu. Biramujija, ariko bikomeza kumwanga mu nda. Bukeye aramwihererana ati umva rero Mutanyagwa, nje kugusaba ikintu kimwe, kandi ukime ntumpishe. Mbabarira mbwira uko waje gusama iyo nda, mbona ufite wayikuye he, yaje ite? Undi aho kumusubiza araseka, undi akomeza kumutitiriza. Nuko akubushuti karamuganza, nuko aramubwira ati nyabusa nitoreye umugabo mu ishyamba, ndetse ngwino nje kumukwereka, yitwa Gashyende, ariko uzaryumeho. Bajyana mu rugo, bahageze ati uraho Gashyende? Jya mu nzu usuhuza uvuga uti uraho Gashyende? Umugore yihina mu nzu. Nyamugore asuhuje Gashyende, yumva si nyir'urugo basanganwe, nuko ariyorosa aricecekera aranuma. Nyamugore arongera ati uraho Gashyende unyihorera urimo? Undi noneho nawe arasubiza ati uraho nawe? Umugore asatira urwuririro aramubaza ati ni wowe Gashyende? Undi ati ni njyewe. Nyamugore ati
nubwo uri Gashende ariko izina si ryo muntu. Gashende ati kubera icyo uvuze gutyo? Nyamugore ati wabaye Gashende se ntiwashyenze? Nuko Gashende ahera ko aramukurura, aramwiyegereza, aramushyenda, aramunezeza. Nyamugore asohokana ibineza neza, abwira mugenzi we ati nuko nyabusa uramfunguriye. Undi ati ujye umara iminsi unyaruke ngufungurire. Nuko umugore ataha anezerewe, akajya amara iminsi, akagaruka Gashende akamushyenga. Bidatinze nawe arasama. Ubwo inda y'uwa mbere imaze kuba nkuru. Nuko inkuru iramenyekana mu bagore bose igera ibwamikazi. Bati Nyirakanaka na Nyirakanaka bafite inda z'imvutsi. Gishegabo ngo abyumve arashega, atumiza abo bagore bombi, ababaza uwabateye inda. Ba bagore bamusubiza ko batamuzi kandi ko ari ishano ryabagwiririye. Gishegabo abonye ko badashaka kumubwira, ategeka ko bababoha bakabashyira ku ngoyi. Nuko ingoyi ibarembeje basaba ko boroherezwa ingoyi maze nabo bakavuga. Nuko babwira Gishegabo n'inshinzi ze ko bafite umugabo witwa Gashende. Ngo Gishegabo abyumve abwira inshinzi ati muhurure muhutare mujye kunzanira uwo Gashende. Nuko umutware wazo ari we Nyiragashibura azirangaza imbere no kwa Gashende. Nuko yihina mu nzu, amusanga ku buriri, amwirohaho, nuko araryama. Gashende nawe ntiyirirwa abaza, aramushyendagura. Nyiragashibura amaze kunyurwa, asohokana ibineza neza, nuko abwira inshinzi ati burije nimurare tuzamujyana ejo. Nuko Nyirashibura yiraranira na Gashende, bararikesha. Bukeye bamujyana kwa Gishegabo. Gishegabo ngo amukubite amaso, aba aramusingiriye, amufata akaboko amujyana ku gisasiro cye, maze bihera iyo rurambikana. Nuko abagore barasezererwa barataha, maze umugabo wabo asigaranwa n'umwamikazi. Ubwo inkuru ikwira igihugu cyose ko ibwamikazi habonetse umugabo. Abagore babyumve barashikanayo no ku karubanda, barasakabaka bati nimutwereke umugabo wabonetse. Gishegabo ashaka kumwikubira, asohoka ajya kubamagana agira ati mwa bagore mwe, umugabo wabonetse ni umwami, ntabwo ari uwengetse wese. Abagore induru barayidehera bati nimumuduhe natwe adufungurire. Rubuze gica, Gishegabo ategeka ko abakomeje gutera isahinda bababoha. Nuko umugore wese uteye akarimi hejuru bakamuboha. Abasigaye ntibabitinya, urusaku rurakara rurusha urw'isande bati bishya bishyire binoge, mutwereke uwo Gashende. Nuko abonye ko rubuze gica, asohora Gashende amushyira ku karubanda ati bagore nguyu umugabo wabonetse, ariko si uwa buri wese, ni uw'umwamikazi. Nuko abagore baza nk'iyagatera, baramuhobera, baramusomagura, baramuterura, baramwereza bati aze neza uje mu bawe mugabo mwiza. Gishegabo ngo abibone ararakara, arabisha, ategeka inshinzi kumubambura ku ngufu. Nuko zibirohamo, zirabafatanya, ziramubambura, zirabashwiragiza, barataha. Ariko bataha badatashye, bagenda baritsira ngo natwe ibwami bagombe badufungurire. Gishegabo arangije guca iteka, asubiza Gashende mu nzu, biyicarira ku rwuririro rw'igisasiro, ategeka inshinzi kurarira zitararije, hato abagore batazavaho baza bakamusanga ku buriri bakamumwamburaho. Nuko burira ingoma zibikira, umwamikazi yirarira mu mudendezo na Gashende. Nuko bukeye birirwa iyo. Ba bagore nabo batera hejuru bati natwe nimuduhe Gashende adufungurire. Bigeze aho akaryama mu mpuzu no mu ihururu,
Karanga nuko inshinzi nazo zirarikora ziti Gishegabo ari kuducura umugabo. Nuko zijya inama yo kwica Gishegabo kugira ngo zibone uko zisaranganya Gashyende, maze zimaze kunoza umugambi ziroha ku gisasiro zifata Gishegabo ziramwica kuko yari yigize inshege agashegera kwiharira Gashyende. Zimaze kumwivugana umutware wazo Nyiragashibura ararana na Gashyende, ariko we ntiyamwiharira, akajya abwira umukobwa umwe mu nshinzi akagenda Gashyende akamushyenda. Bigeze aho inshinzi zijya inama yo kwimika ziti nta mugore uyobora kandi umugabo yabonetse. Nuko ingoma bazishyira ku nama, zihamagara abagore bose barakubita, akarubanda karuzura bimika Gashyende. Ubwo urya umwami yitwa Magirirane. Naho Nyiragashibura akomeza kuba umugaba w'inshinzi, kandi ari nawe mwamikazi Mukagashyende Magirirane. Gusa we ntiyamwiharira nka Gishegabo, agakundira abandi bakamusanga akabacubiriza akaryana mu ihuriro. Biba bityo iminsi irataha iyindi irahita, Gashyende ashyenda abagore n'abakobwa bari mu kigero cyabyo. Bigira batya barongera babyara ibitsina byombi. Abakobwa bose barakunda babona abagabo, n'abahungu bose babona abagore. Umwami Magirirane nawe abona ingabo nyazo. Kuva ubwo ibintu biba koko Magirirane. Umugore akagirwa n'umugabo, umugabo akanezezwa n'umugore, umwami akizihirwa n'ingabo. Sinjye wahera rero, hahera ingoma ngore y'Igishegabo n'inshinzi ze. Ngaho rero hakomotse kwita abagore b'ingare inshinzi, naho ab'inshege bakabita ibishegabo. Bakabivugira ku mukobwa cyangwa umugore bashaka gucubya uwashakaga kwigira akaraha kanjyahe. Ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafatikara mu Rwanda. Buryo ubwenge burarahurwa. Kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose yo mu bitabo byakunzwe. Igitabo cyo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa 4, igitabo cyo mu mwaka wa 5 ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa 6. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho, ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share. Ubufatanye burambye buteza imbere.